wari uzi ko mu minsi 5 ushobora kuba umenye kwesitara kamera ugatangira gukora akazi? Mu minsi 5 yonyine ushobora kuba umaze kumenya kwesitara CCTV kamera ugatangira gukorera amafaranga. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct. Anshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited twongeye kubasuhuza. Ubu tugarutse mu byigisho byacu byiza, ibyigisho ducisha kuri YouTube kuri channel yitwa Insight Tech Digital Encyclopedic Tech Limited. Ni channel nziza ibagezaho amasomo atandukanye. Iyi munsi rero twimutse gato tuvuye mu misoro, nubwo tutayisoje tuzayigarukamo. Reka twinjire mu ikoranabuhanga turebe ngo n'iki koranabuhanga riduhishiye uyu munsi. Wari uzi ko mu minsi 5 ushobora kuba umenye kwesitara kamera ugatangira gukora akazi? Mu minsi 5 yonyine ushobora kuba umaze kumenya kwesitara CCTV kamera ugatangira gukorera amafaranga. Twinjire mu cyigisho turebe n'ibiki bikenerwa. Mu by'ukuri tugiye kwerekana ibintu by'ingenzi ugomba kuba ufite kugira ngo wesitare kamera, cyangwa se kugira ngo utunge kamera iwawe mu rugo. N'ibiki usabwa kuba ufite? Icyambere, ugomba kuba ufite kamera, IP kamera. Izi zose ni kamera murebe hano. Iyi ni Cat 6 umugozi cyangwa se ni cable. Noneho ugomba kuba ufite na kamera. Ubwo mu yandi magambo, ikintu cya mbere cy'ingenzi ugomba kuba ufite ni kamera, cyangwa se ijisho rireba. Ni ukuvuga rero ufite iyi kamera ntabwo ufite ibihagije. Ntabwo iyi kamera yonyine ushobora kuba wayesitara hariya uvuga ngo ufite kamera, nubwo ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi ugomba guheraho, ariko ntabwo bwayo yonyine yihagije. Iyi rero kamera birimo noza zayo, turebe birimo aya n'amavisi yayo yo kuza kuyifata ku rukuta. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cy'ingenzi ugomba ibi ni connector, aya ni amavisi ushobora gushyira kuri parafo hejuru cyangwa se ku rukuta. Intambwe ya mbere rero tubonye ni ukuba ufite kamera. Kamera yacu ngiyi turaba dukoresheje kamera imwe, ariko tuziga turebe uburyo ushobora kwesitara kamera 8 cyangwa 13 cyangwa 2 cyangwa 3. ariko reka uyu munsi tubanze duhere kuri kamera imwe, tuzongeraho n'indi tugiye dukurikije ubwoko bw'amakamera dufite. nk'uko mubibona hano dufite kamera zitandukanye nk'uko mubibona. Iyi ngiyi duhambuye ni megapixel 4, mu gihe iyi ngiyi dufite izi ni megapixel 8 nk'uko ubibona hano. Iyi ni 8, nyamara n'iyi ni 8 ariko ziratandukanye. Iyi ngiyi ifata amajwi, iyi ntabwo ifata amajwi. Ni ukuvuga ngo izi ni Clearview, ninjoro zigirira amatara yazo. N'iyi ni Clearview yigirira itara, mu gihe zino za kera zo ni noir blanc cyangwa se ni white and blanc. Ni ukuvuga ngo iyo ujimije amatara abantu bose bahita bahinduka ibara rimwe, ariko iyi ngiyi wazimya amatara utayatsa, haba ari mu mwijima haba habona kandi ikaba ibona neza. So ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ni kamera. Icya kabiri ugomba kuba ufite nicyo bita NVR, video
NVR network video recorder. Icyo kintu cya kabiri ugomba kuba ufite. Ese NVR ni iki? Tuze turebe NVR ni iki? Iyi niyo bita network video recorder. Murayibona, iyi niyo bita NVR. No kuvuga ngo iyi niyo ifata footage cyangwa se niyo iyohereza ahangaha, iyi ni ibika. No kuvuga ngo ubu ni ubwonko bw'iri jisho. Iri ni ijisho rikohereza ku bwonko. Nkuko naba ndebesha iri jisho turyite kamera, noneho hakaba n'ubwonko butekereza cyangwa bubika amakuru ijisho ryarebye. Nuvuga rero ngo amakuru avuye muri iyi kamera ahita aza hano muri hehe, muri NVR. Iyi ni NVR ziratandukana. Murabona hano inyuma dufite icyo bita port 1 2 3 4 5 8. Nukuvuga ngo iyi ngiyi ni 16 channel. Nukuvuga ngo ishobora kujyaho kamera 16. Nubwo mubona hano hajyaho 8, izindi zijya kuri switch. Turaza kureba switch ni iki, ariko hano habasha kujyaho kamera 16. Hari nijyaho kamera 32, hakabaho nigiraho kamera 4. Hari nicyo bita DVR, nacyo tuzareba icyaricyo DVR ni iki. Ikintu cya kabiri ugomba kuba ufite ni NVR. Ikintu nshaka kukubwira rero, iyi nubwo ibika amakuru ariko iza na storage irimo, na hard disk irimo. Iza iri vide, hard disk iza ukwayo. Ukuvuga ngo icyo gihe bitukenera hard disk nayo uyigura ku ruhande. Ngiyi ni hard disk, urayibona hano yanditseho 3TB. Ukuvuga ngo ni terabyte 3. Ugura ukurikije kamera ugiye gushyiraho. Niba ugiye gushyiraho kamera nyinshi uzakenera ububiko bwinshi. Ukuvuga ngo ari amashusho yinjiramo hano muri NVR nayo ikabika kuri HDD, hard disk drive. Ukuvuga ngo ibintu byose kamera ifashe biba byibitsemo hano. Nukuvuga rero ugura hard disk ukurikije movement ufite, ukurikije kamera ufite. Nukuvuga ngo NVR ya 16 channel ijyamo hard disk ebyiri. Ushobora gushyiramo iya 4 n'indi ya 4, ubwo ikaba yambaye 8. Ushobora gushyiramo iyo8 imwe, ushobora gushyiramo iya 3 n'iya 2 ikaba yambaye terabyte 5. Biterwa na mikoro yawe, nanone bigaterwa na recorder na kamera, umubare w'amakamera washyizeho. Icyo ni ikintu cya gatatu. Ubikurikiranye urebe niba ushaka gutunga kamera iwawe, nyakamera zitari za zindi zimeze nk'udukinisho tw'abana. Hari kamera abantu bestara mu ngo zabo, ariko bikamera nk'aho ari udukinisho tw'abana best time. Izi ni kamera ubasha kuba ufite ukamara imyaka 15 nta kibazo ziragira. Ikintu cya gatatu ni hard disk. Ndaza kubereka uburyo tuyestaramo. Iyi hard disk igomba kuba ifite uyu mugozi. Uyu niwo bita SATA. Uyu niwo tuwucomeka hano, wacomeka gutya, tukaza kuwucomeka muri NVR. Ndaza kubereka uburyo tubigenza. Ubu tugize ibintu bitatu. Ikintu kikurikiyeho cya 4 nicyo twita monitor. Ugomba kuba ufite monitor uzareberaho ayo mashusho ugiye gukora.
ugomba kuba ufite monitor, ugomba kuba ufite monitor kuko ugomba kuba ufite aho urebera ayo mashusho. Iyi ni monitor, ka monitor keza rwose kagasirimu, tugashyireho ikirenge cyako, ari agasirimu, gashyireho ikirenge cyako, turebe ngo karaza kuba gateye gute. Nkuko muyibona iyi monitor hano bacomeka cable y'umuriro, aha ni HDMI cable, aha ni VGA. Nukuvuga ngo ibasha gusoma HDMI igasoma na VGA. Ni agasirimu cyane. Iyi ni ikintu cya gatatu tubonye. Cya kane hari kamera, NVR, hard disk na monitor. Ikindi dukenera ni iki rero? Dukenera umugozi wa VGA, HDMI ngiyi. Turaza kureba ngo HDMI ikora iki. Bamwe murayizi, abandi ushobora kuba ari ubwa mbere ubonye uyu mugozi. Turaza kubereka nguyu umutwe wawo, uyu n'undi mutwe urawubona, HDMI cable. Nyuma yo gukenera HDMI cable, ushobora kuza gukenera n'umugozi wa VGA, nguyu VGA ngiyi ukuntu ibimeze. Ikindi dukenera keyboard nayo turayikenera. Hirya ya keyboard tugakenera mouse. Iyi mouse ngiyi dukuramo kano kantu, iyi hanze tugashyiramo ibuye, dushyiremo ko aya mabuye twacaginze, iri naryo tube turicaginga. Yego, hirya y'ahangaha rero dukenera iki kindi? Tubonye keyboard na mouse. Ikindi dukenera ni icyo bita router, kuko hari igihe tuzakenera iyi kamera yacu kuyihuza na telefone. Iyo dukeneye guhuza kamera na telefone kugira ngo turebere ibyaho twasize, aho twaba turi hose, waba uri Burayi, waba wagiye mu mujyi, waba watembereye, waba uri mu bukwe, ushaka gukurikirana business yawe cyangwa kureba amakuru yiriwe mu rugo, kamera wasize zigomba kuba zifite internet. Router rero nayo irakenewe. Ikindi ushobora gukenera, iyi ni remote ya NVR. Turaza kureba akamaro kayo. Ikindi screwdriver yo ni ingenzi. Ikindi ni clipping tool, iyi nayo ni ingenzi. Turaza kureba ngo ikora iki clipping tool, ni n'inuza yayo. Ikindi ugomba kuba ufite nk'umutekinisiye utagomba kwibagirwa ni multimeter yacu ngiyi. Umutekinisiye agomba kuba afite multimeter.
kuba ufite multimeter. Yego, kugira ngo bibaye ngombwa ko upima umuriro, ingano y'umuriro, bikaba ngombwa ko upima cable yanze gukora, ugomba kuba ufite igipimo cyo gupima. Ikindi ni ikintu bita switch. Iyi ni POO switch. Tuzareba itandukaniro rya POO switch, turebe na switch itari POA. Hagati y'izi switch ebyiri tuzareba itandukaniro ryazo. Ikindi ugomba kuba ufite ni screw, amaburo yo gufigisinga kamera ku rukuta. Aya nayo ugomba kuba uyafite. Ikindi ugomba kuba ufite ni boîte, kuvuga ngo niba ushyize ku rukuta ka gasinga gasohoka aho bihurira n'urusinga rwa kamera, bigomba guhurira muri boîte nibisigare byandaritse hanze. Ndumva ari ibi ngibi. Ibi rwose ufite ibi watangira ukestara. Reka rero turebe uburyo tugiye guhuza bino bintu bikaza kuvamo CCTV system. Turahera ku kirero. Uko nabibabwiye, kugira ngo kamera irecording ibika amakuru, nuko igomba kuba ifite hard disk. Idafite hard disk amakuru ntabwo ushobora kuyabika. Tubanze ducomeke iyi screen. Okay. Ego, yabonye umuriro. Ubwo tugiye kwita dukora iki? Tugiye kwita twestara hard disk muri NVR. Biroroshye cyane. Tugiye kureba uburyo twestara hard disk muri NVR. Mu minsi 5 yonyine aya masomo waba uyashoje, niba uyakeneye. Okay. NVR yacu twamaze kuyifungura. Nkuko mubibona NVR imbere nuko ibimeze. Nta byuma byinshi igira. Ibintu bya tekinoloji by'uyu munsi urebamo kaburamo ikintu rwose. Iterambere tekinoloji igeze kure cyane. Dufata rero iyi hard disk yacu tukayestaramo. Iyo turabanza tukayiha umuriro. Uyu ni umuriro, tukawucomeka hano. Iyi ni amashusho cyangwa se ni umugozi uzana hano kuri motherboard. Uyu ukaba ari umugozi w'umuriro. Tucomeke neza, tube twizeye yuko hard disk yacu ifite umuriro. Ubu umuriro tuwushyizemo. Turangiza dufate uyu mugozi nawo tuwucomeke kuri pote ya SATA. Tuwucomeke kuri SATA number 1. Ubona ko hari pote ebyiri. Comeka witonze utagira ibyo wangiza. Ikindi, iyi hard disk ni ibasha kwitura hasi kameneka. Niyo mpamvu ugomba kuyifata neza witonze. Iyo urangije rero uyifungiraho hano, ukafungira hano inyuma. Fungira hano inyuma, ukaza ukitonda ukareba usangamo umwenge w'iburo ko bihura. Igisigaye no gucomeka umuriro muri izi devices zacu zose uko
uko mubibona uyu ni umugozi w'umuriro, umugozi w'umuriro turawucomeka hano, tuze ducomeke muri NVR hano inyuma. NVR yacu nkuko mubibona mubyumva, fan yayo itangira gukora, bivuye ko ibonye umuriro. Turafata aka kantu ka mouse tugacomeke hano inyuma muri USB port, ubwo turaba dufite mouse. Dufite mouse, iyo mouse, dufite mouse, dufite na keyboard. Turangiza turafata wa mugozi wacu wa HDMI tuwucomeke hano inyuma kuri monitor yacu. Iyo HDMI tumaze kuyicomeka kuri monitor, turaza tuyicomeke kuri NVR hano inyuma. Ubwo tumaze guhuza NVR na monitor, tuzigaje gukora iki rero? Turafata kamera yacu, dufate umugozi wa cat 6. Mu cyigisho kizakurikira nzabereka uburyo dushyiraho iyi mitwe bayita RG45. Nzabereka uburyo dufata uyu mugozi wo mu ikarito, nzabereka uburyo tuwushishura tukawukonekita dukoresheje iyi clipping tool, tugashyiraho tuno dutwe. Nzabereka mu cyigisho gikurikiye. Noneho dufate iyi kamera yacu, dufate uyu mugozi tuwucomeke aha kuri kamera, turangiza tuwucomeke kuri NVR kuri port iyo ariyo yose, ariko reka duhere kuri rimwe. Tukimara kuyicomeka kamera yacu ititwereka ko yatse. Ahangaha ubu rero tweretse ko NVR nayo iri kwaka nkuko mwabibonye. Ubwo tugiye rero kuhuza kamera na NVR. So nkuko nabibabwiye rero, urabona ko kamera yacu ihise igaragara rwose ako kanya. Murayibona? Urabona ko rwose ako kanya kamera yacu ngiyo ihise igaragara. Iyo warangiza gutya kamera irambona. Ni muri ubu buryo rero twestara kamera. Ubu rero iri somo ry'uyu munsi ndifuza ko twarigarukiriza ahangaha. Ejo nzabereka uburyo iyi kamera tuyihuza na router, tukayihuza na telefone. Ikindi nzabereka setup yayo. Ubu ngubu ishobora kuba itarindirimo no kurekodinga. Turebe ni buryo ki tureba ko kamera yacu yatangiye kurekodinga. Ni buryo ki twareba ibyo yafashe mu gihe tubikeneye, ibyo twita playback. Turebe ngo igihe kamera iyo yikuyeho wakora iki. Nzabereka ibintu byinshi cyane, uburyo ushobora kuyihuza na email, uburyo ushobora gushyiramo uburyo izajya ikora sensor umuntu yahita ikahita itanga alarm, noneho ikahita itanga message kuri email yawe, ukahita ubona message yuko ari umuntu
uhanyuze. Ejo rero ntuzatinde cyangwa ngo ukererwe mu isomo ryacu, wowe ukore subscribe kugira ngo nidushyira iryo somo aho uzaba uri hose isomo uzahite uribona. Ukore subscribe, ujye muri comment utwandikire uburyo wumva iri somo. Ikindi ukore share, usharinge ku nshuti zawe. Amasomo rero uyakeneye rwose waza hano tukakwigisha. Dukorera Kimironko i Kigali, tubasha kukwigishiriza online cyangwa se ukaza ku ishuri. Ejo tuzakomeza isomo ryacu. Nababwiye yuko amasomo azatwara iminsi 5. Iminsi 5 nugendana nanjye uzahita utangira kujya gukorera amafaranga. Ikindi tuzareba switch imaze iki muri CCTV camera system, tuzayikoresha iki, cyo nacyo tuzakireba. Ikindi tuzareba twongeyeho andi makamera, amakamera akaba nk'8. Bizagenda bite? Ese setup yayo ikorwa ite? Na hejo ntuzakererwe, wari uri kumwe na Horike. Bye bye.